mbwira Yesu nti komeza umbere Imana. Bibiliya iratubwira ngo Yesu n'umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi, nahise musaba kumbera rwose umugabo na se w'abana banjye. Iyi ni Bright Shine TV, ngiye muri kumwe ni Jeanne Paul dusingiza Imana. Turabasuhuje rero abakunzi ba Bright Shine TV, by'umwihariko abadukurikira umunsi ku munsi. Turavuze ngo ineza y'Imana ibabeho iminsi yose, kandi tubifurije gutangira umwaka wa 2021 mutangira neza, mwirinda na COVID-19 yugarije isi. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nkuko mubizi twasuye uyu muryango, tujya hirya no hino tugasura abantu bafite ibintu bafashisha abantu bafite ubutunzi bw'Imana muri bo. Mwakwibaza byinshi rero mubonye uyu muryango, ariko mushonje muyishiwe. Mukuri iki kiganiro tugiye kubagezaho, twagira ngo dutangire rero tuganiriza uyu muryango, kadutangire batwibwira. Nitwa Josephine Mutesayire, ndi umumama w'uru rugo. Nanjye nitwa Kamango Romeo, ninjye mwana mukuru muri uru rugo. Nanjye nitwa Julio Nkurikira Romeo. Nanjye nitwa Shekina, akaba ari njye mutoya. Murakoze cyane, mwumvishe amazina yabo, ariko twagira ngo tubaze umubyeyi w'uru rugo. Tuzi ko yitwa Mama Romeo. Twagira ngo usangize abakurikira Bright Shine TV. Mama Romeo ubundi ni muntu ki mu magambo makeya? Mama Romeo ni umumama wakiriye agakiza k'Imana, ndi umumama ukunda Yesu, ndi umumama w'umupfakazi muri iki gihe, ndi umupfakazi w'amezi 8. Imana yaciye umutware wanjye, ariko turanezerewe kuko tuyifite muri twe. Murakoze cyane, mutubwiye ko mwakijijwe, mwakiye agakiza. Tujya tugana n'abantu batandukanye bakatuvuga ko baciye agakiza, ariko iyo turebye mu mihamagaro Imana ihamagaramo, hari umuntu atubwira ngo mbere kugira ngo yakire agakiza yumvishe ijwi riraza riramubwira ngo najye kwakira agakiza cyangwa se najye gukizwa. Undi bakaza bakamubwiriza akumva umuhamagaro agahita ajya gukizwa, cyangwa se akabona ibintu ni byiza akagenda gutyo. Mwe mwakiye agakiza gute? Yewe ubundi navutse mu muryango w'abakozi b'Imana. Ababyeyi banjye ari data umbyara yari umupasiteri mu itorero ry'Abangirikani ahantu i Nyanza kwihanika. Yari archidikoni yitwaga Gakwagire Somo. Mama yari kanoni nawe mu Bangirikani yitwaga Oliva Gakwaya. Ni ababyeyi bantoje Imana nkiri umwana muto, nubwo bwose ntigeze nyifata nk'uko byagombaga. Nagombuze kwibera umuntu usanzwe utazi iby'Imana, nkabiharira ababyeyi banjye, nkumva ko ari bo bagomba kunsengera bakankorera byose bya kibyeyi by'abantu bari bazi Imana. Ariko igihe cyarageze, hari mukuru wanjye yabanje gukizwa, nanjye arambwiriza, nanjye numva Yesu yuzuye mu mutima wanjye, nanjye numva ndaryohewe no kuba umwana w'Imana, nuko ninjiye mu nzu y'Imana. Murakoze cyane. Utubwiye yuko wamanje ababyeyi bari bakijijwe, ariko we ntiwahita ubijyamo uwo mwanya. Ubyeyi byose kuva icyo gihe kugeza uyu munsi aho wakiye agakiza, uzi uburyo bw'agakiza. Ni gute uri gutoza abana bawe kugira ngo bajye kuri ubwo buryo, cyangwa se bagiye mu gakiza, cyangwa se kubigisha gute kugira ngo bajye kuri ubwo buryo nabo?
ntabwo byoroshye muri iki gihe hamwe n'abana, ariko abana banjye bakunda gusenga kuko uru rugo turasenga, na papa wabo agihari twarasenganaga twese nk'umuryango. Hano tugira icyumba cy'amasengesho muri uru rugo, ku buryo mbatoza gusenga agakiza nzi neza ko Imana izakabaha, nk'uko nanjye Imana yakampaye, mfite ibyiringiro ko nabo bazakizwa, kandi ndabasengera buri munsi umunsi ku wundi, nzi ko nabo bazageraho kuko barabikunda, ntabwo babyanga, basengana nanjye kenshi. N'abakozi b'Imana iyo baje hano dufite nk'amakesha babana natwe, nta na rimwe ndabona bapinga ibintu by'Imana. Mfite ibyiringiro rero ko nabo bazakizwa. twagira ngo tubaze imfura muri uru rugo. Mama atubwiye uburyo abigisha gusenga cyangwa se uburyo abatoza inzira, na Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye gucamo, azagenda asaza akiyirimo. Kuri wowe agakiza ni iki? Murakoze. Kuri njye agakiza numva ari ukwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo numva aricyo gisobanuro cyiza cy'agakiza, iyo wakiriye umwami Yesu nk'umukiza, nyuma ukagenda ukabatizwa, ugakora umubatizo mu mazi menshi, numva byose bikubiyemo mu gakiza. Ariko cyane cyane ukayoboka inzira y'umwami Yesu, ugakomeza kugenda uko abishaka. Numva ari bwo iryo jambo koko ryaba risobanutse muri ibyo bintu bitatu. Ibyo ari byo byose uzi ibyiza by'agakiza. Yego. Uru rubyiruko ni iki wabwira urubyiruko ruguteze amatwi muri kano kanya cyangwa se ari kukureba kubyerekeye cyangwa se kugira ngo bavane mu byo barimo, bakira agakiza, bakira ibyo byiza nawe waba warabonye? Ubutumwa nawe urubyiruko ni uko twese urubyiruko duhugira mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ubutumwa nabaha ni uko mu byo twakora byose Imana niyo ya mbere. Imana niyo ya mbere. Twese dushoboye tuba muri byinshi bitandukanye, ahantu hatandukanye tugenda, ariko twese tugiye tubishoboye twakibera mu nzu y'Imana, kuko mbona ariho ubutunzi bwose buba, ari ibintu byiza byose biba. Mesaje yanjye cyane cyane urubyiruko, mbona ahantu dukwiye kwigira cyane ari mu rugo iwacu. Mu rugo, waba ufite umubyeyi cyangwa utamufite, aho waba uri hose, nizera ko Imana yahagusanga, ariko mu rugo cyane cyane numva ko urubyiruko rugifite amahirwe yo kugira ababyeyi ariho bakura ifatizo nyaryo ryo kujya mu gakiza. Murakoze. Murakoze cyane. Turi kuganira dukomeza kubwira abakunzi ba Bright Shine TV kumanuka hasi bagakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuyatunyuzaho bajye baba mbere mu kubikurikira. Imana ibaho umugisha. Hari urubyiruko rutikoze ibintu byo gusenga, wabwira n'ikintu no gusenga bavuga ko bitabareba. Twanye ngo tubaze mushiki wacu, abo bantu wababwira ngo iki? Nkawe uzi ikiza cyo gusenga, uri mu rugo rusenga, mama tugiye ko muri abanyamasengesho, ibyo byose kugeza uyu munsi uzi ikiza cyo gusenga n'akamaro ko gusenga. Kandi hari urubyiruko bagenzi ushaka gusanga mugendana cyangwa inshuti zawe badakozwe ibintu byo gusenga. Ni iki wababwira cyangwa se ni izihe nyungu wababwira zo gusenga kugira ngo nabo bave mu byo barimo bajye mu nzira yo gusenga? Murakoze. Cyane nababwira, iyo uri mu Mana neza niho haba ubutunzi bwose,
icyo wasaba cyose niho wakibonera, kandi kuba mu Mana ugasenga niho unabonera amahoro. Par exemple nkanjye iyo mfashe umwanya wanjye ngasenga nkajya imbere y'Imana, numva nyine umutima wanjye ubohotse, nkumva ndanezerewe. Icyo nababwira, begere Imana cyane, iri kumwe nabo, irahari kubarengera. murakoze, mwabyumvishe ko aba bantu n'abanyamasengesho. Nawe turi bukugeraho mu kanya tugiye tukubaza. Mama, bajya bavuga ko urugo cyangwa se famiye ari ijuru ritoya. Ese ibyo bintu ni ukuri? Ese nimba ari ukuri, hari imiryango tujya twumva hanze, tukumva yatandukanye, tukumva amadivorce buri munsi, kandi akenshi ugasanga iyo miryango ijya kubana yarakundanaga, ariko gato cyane ukumva batangiye gutandukana. Uko tubibona uri nararibonye. Ibyo bintu tuvuze ubivugaho iki, cyangwa se n'iki wagira inama abo bantu bahora mu makimbirane batandukana, bashaka gutandukana? murakoze. Ikintu nagira inama abantu bahora bashaka gutandukana ni uko bahungira kuri Yesu. Yesu afasha umuntu kubaka. Ndashima Imana ko yabishoboje. Bibiliya ijya itubwira ngo, cyangwa niyo dusezeranye imbere y'Imana, baratubwira ngo tuzatandukanywe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ndashima Imana ko ariko byangendekeye. Mu myaka 32 namaranye n'umutware wanjye, urugo rwari ruzuye amahoro kubera ko tuzi Imana. Nta na rimwe nzi intonganya mu rugo rwanjye, nta na rimwe nigeze mbona ikintu kibi kiduturutseho. Ibyatubayeho ni ibyago biba ku muntu by'uburwayi n'ibindi byinshi, ariko ku bwacu ku giti cyacu nta na kimwe twikururiye. Ndabwira ingoro za none ko ni ukuri iyo uhungiye kuri Yesu, Yesu arakubakira. Yesu aguha amahoro. Umutware wawe umubona nk'uko mwabonanye mukiri bato muri abana. Nka rwa rukundo rwanyu rwa mbere nta kiruhindura rwose. Iyo uzi Yesu muhora mu munezero, muhora mu mahoro. Jyewe najyaga ngira ngo urugo rwanjye nibera muri paradizo kuko harimo amahoro yuzuye asesuye. Sinzi tuvuga nabi, sinzi intonganya imurwanye ntabwo igeze buba mu rugo rwanjye. Nta kintu na kimwe kibi nigeze mbona. Nubwo bwose na mbere yaho tutarakizwa, ntarakira agakiza, umutware wanjye yari umunyangeso nziza cyane. Yari imfura nk'uko abanyarwanda bajya babivuga. Yagiraga umutima w'Imana muri we. Noneho aragenda akunda Imana buke buke, kugeza igihe rwose yatashye ari umukozi w'Imana, mpamya ko yagiye mu ijuru. Ndashima Imana rero cyane kubwo urugo rwiza yari yarampaye. Nifuriza n'abantu bakiri bato, numva amadivorce ya buri munsi nkababara cyane, kuko burya ndagira ngo mbwire abadamu bakiri bato, umuntu niwe wisenyera. Ubishoboye ntabwo wakwisenyera ubishatse. Wahungiraho bakubwira ku Mana n'ubuhungiro bwiza. Wahungira ku Mana ukazubaka pe, kuko mu Mana ni ibyiza gusa, nta kibi kibayo. Hari abantu bavuga ngo impamvu amadivorce azaho, abantu bashaka bakiri batoya batazi ibyo bagiyemo. Ese nigira inama ugira abantu bari guteganya kubaka ingo? Ese wowe uko ubyumva, ikibazo ni ugushaka abantu bakiri batoya cyangwa se ikibazo ni ugushaka abantu batazi ibyo bagiyemo? Twagira ngo ugire inama abantu bashaka kubaka ingo n'abazigezemo bafite imiryango uyu munsi, kuko tubwiye yuko mu myaka 30 isanga nta ntonganya, nta makimbirane yabaye mu rugo. Byose hari ibanga.
twagira ngo ugire inama bagira kugira ngo bazajye mu byo bazi bategura umuryango mwiza nk'uko wari umeze. nagira ngo ngire inama abana bakiri bato ari abashaka gushaka, icya mbere ni urukundo. Ni ukuri urukundo ntirushira, rushira ari wowe iyo wahindutse wowe. Ikindi ni ukubahana, kubaha mugenzi wawe ukamubona rwose, sinzi uko nabibasobanurira, ukubaha uwo mwashakanye, ubundi mukabwizanya ukuri, mukaganira igihe cyose mubigeraho. Ariko gushaka muri bato cyane nabyo mujye mushaka mwamaze gukura, mwatekereje, uvuga uti ngiye kubaka, kandi urebe umuntu uvuga uti koko uyu muntu tuzubakana, ese azaba papa w'abana banjye. Noneho uhitemo neza. Mu guhitamo neza rero ariko umwubahe. Babyeyi n'abadamu ba none bato, ndabinginze mwubaha abatwari banyu. No kuva kera bavuga ko umutware, umupapa mu rugo wari umutware w'urugo. Mwubahe, umukunde, unamwubahishe, umuha agaciro nk'umutware wawe. Ni ukuri hari ibintu bajya bavuga byateye ubu ntajya shyigikira kubaha umutware. Nibyo byangombwa, nibyo ababyeyi bacu bakoraga, natwe nibyo twagombye gukurikiza. Ukubaha umutware wawe, ukamwubahisha, ukirinda ikintu cyose cyatuma haza amacakubiri mu rugo rwanyu. Icyo ni cyo kintu niyo nama naha urubyiruko rwa none, n'abashaka bakabanza bagashishoza mbere yo kubaka. Mwabyiyumviye inama babagiriye. Mu kanya ari butange nimero za telefone nyuma y'ikiganiro, umuntu ukeneye izindi nama zirambuye ku buryo yazamuhamagara akamugira inama, akamubwira uburyo yakubaka urugo rwe. Hanze aha ngaha hari urubyiruko. Imyaka ndi kubaza Jiro, imyaka urimo cyangwa se ikigero urimo ni imyaka igoranye cyane ku rubyiruko. Usanga abantu bari mu myaka nk'iyo ngiyo cyangwa se nk'iyo murimo gucya ari abantu akenshi bananiye ababyeyi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo batangiye kuzamura intugu, bakumva ko ari abantu bakuze, umubyeyi ntacyo yavuze imbere ye. Abenshi hanze niko baba bameze. Dukurikiye ubuhamya twagiye twumva muri uyu muryango, umubyeyi ari kubatangira ubuhamya bwiza. Ibyo bintu ubibona gute? Urubyiruko rwananiye gutyo, rugenda gutyo, ese wowe niyihe tsinzi ukora cyangwa se n'icyo ukoresha kugira ngo uneshe nimba nabyita amarari ya gisore, ari kugenda ajyana kugira ngo ujyeyo umusore aba yumva ko afite imbaraga, yatangiye kumera ubwanwa, atangiye kuniga ijwi, akumva ko yakwigenga. Wowe n'irihe banga ukoresha kugira ngo ukomeze wubahe umubyeyi wawe, ukurire mu ngeso za gikristo? Nutubwimara kutubwira ibanga ukoresha, ugiye n'inama urubyiruko rwa rumeze gutyo cyangwa se ushaka kwitwara nabi kugira ngo bitware neza, ababyeyi kugira ngo nabo babashime. Murakoze. Ubundi nabirenze cyane. Njye numva ko umubyeyi iyo kugira inama nyine nta kintu kiba bagushakamo, nyine bari muri intere zawe nziza, nyine yuko nakubwiye ngo ukora ibi ngibi, nyine abagushakamo ibintu byiza. Rero ibintu ni simple, nyine ni ukubaha umubyeyi. Ajya kubwira ikintu ukumva ntabwo bijyanye n'ibyo wowe wumva ushaka muri wowe, ariko umubyeyi aba afite experience kukurusha, aba yaranyuzemo mu bintu byinshi kurusha. Rero nabyo ubyumve, nurangiza ufate decision nyine bigendeye nyine n'ibyo akubwiye, n'ibyo nawe ushaka, nyine nanone ubitekerezeho neza nuko nabigenza. Nayo nama nagira urubyiruko, nyine ubaha umubyeyi, kuko
akurusha byinshi, azi byinshi, yanyuze muri byinshi, aba azi ibyo akubwira. reka dutangire ikiganiro. Uyu munsi ni itariki ya 31 z'ukwa 12. Ibyo byose hari ikivuze mu buzima bwanyu. Twagiye tubona amafoto atandukanye hariya, ntago turamenya ibyo byose, buri foto igiye ifite ikintu ivuze. Twagira ngo dutangire ikiganiro mugeze ku badukurikiye ku byo mwabateguriye uyu munsi. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro tubaha mikoro, twagira ngo tube dusenga Imana kuko ibintu byose umuntu amaze kwiragiza Imana. Data wa twese wo mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana igira neza, uri mwiza kandi ubereye mwiza, gutegereje bose. Ijambo ryawe rivuga yuko nta kwiringira uzakorwa n'isoni. Dawidi niwe yavuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umucyanutsi yaretswe. Tugushimiye uyu muryango, uburyo wawurinze kandi uburyo ukomeje kuwurinda. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Uyu munsi hari icyo bateguriye isi yose cyabagirira umumaro mu mibereho yabo y'ubuzima busanzwe cyangwa se imibereho ya gikristo. Turagira ngo twinginge Imana imanuko ibaye natwe, Mwuka w'Imana aboneke hano hantu, ubutsinzi bw'ishobora bwose buganze. Twemeye gukora ku mwanzi kose mu izina rya Yesu Kristo. Dukuse hasi imbaraga z'umwijima zose, igaragaze ko uganza muri byose, ntabaribo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni karibu mwageza ku bakunzi ba Bright Shine TV ibyo mwabategura umunsi wa none. Murakoze. Uyu munsi ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2020. Ni umunsi ukomeye mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ni umunsi nakozeho mariage, ari nkiri muto. Nahuye n'umusore turakundana, Imana iduha urugo. Duha urugo rwiza, urugo rwubahana, urugo rukundana. Uyu munsi rero ntawe uhari. Itariki 3 z'ukwa 5 muri uyu mwaka Imana yaramucyuye. Ntabwo byari byoroshye, ariko kubaza Imana tubifatanyiriza hamwe byose gushima Imana. Iyi tariki rero twajyaga tunezerwa n'abana bakatuzanira amakeke, bakatuzanira ibintu byose, bakaturirimbira tugahora mu munezero. Uyu munsi rero navuze ngo reka mbwire abantu uburyo Imana yari yarampaye urugo rwiza, urugo nkunda. Nakundaga urugo rwanjye cyane kandi n'ubu ndarukunda. Ubwo umutware wanjye twamenyanye ntawe uturangiye, jyewe nawe twarihuriraga, ava ku kazi nanjye mva ku kazi. Izina rye yitwaga Theophile Kamango, ariko ndakunda gukoresha Theo kuko ariko namwitaga. Nimwumva Theo mwumve ko ari we. Theo rero twamenyanye tukiri bato, duhurira mu nzira twakoraga twese hano i Kigali. Ubwo reka mpere ukuntu nabaye iwacu nk'umwana mukobwa muto, ndakura. Ababyeyi banjye nabababwiye, bari abakozi b'Imana. Kwiga nza gukora hano i Kigali. Kigali rero nakoraga muri Minisiteri y'Amapo ya Transport no gutumanaho. Umutware wanjye nawe yakoraga muri Rovi imwe yitwaga Rovi Dialogue, yakoreraga hariya hasigaye hakorera Dr Kanimba. Nanjye nakoreraga hariya hari UTC no hari ibiro byacu. Ubwo rero uko navaga ku kazi iteka, nahuriraga n'uwo musore hariya haruguru ya Sainte Famille. Uwo musore akanyitegereza, ntabwo nari nzi icyo ashaka, ariko rwari urukundo. Yaje kumbwira ko ankunda, nanjye mbona ari umusore, yewe nawe ntabwo wari kumwitesha icyo gihe umubonye, yari umusore mwiza. Noneho dutangira kuba inshuti. Ubunshuti bwacu buza gukomera,
agera igihe abibwira ababyeyi, ababwira ko yifuza ko namubera umufasha. Niko byagenze, twabanje gutinya, ese ko ntacyo tugira, twari abantu basanzwe b'abafongisiyoneri, ariko tuza kubona ko Imana ishobora byose muri twe, hari ibyo yazatugezaho. Ntabwo nari nkijijwe, ariko nari nzi gusenga. Ubwo ubuzima bwacu turabutangira, dutangira urushako. Twarutangiye muri 88, niho twatangiye kubaka. Umwaka urangiye dufashe umwaka wa 89, turabana. Murabizi iyo urugo abantu bashingiwe igikurikiraho haza abana, ariko ntabwo ariko twebwe byagenze. Ntabwo twabonye abana, ahubwo twamaze imyaka myinshi nta bana tugira, imyaka 6 n'igice. Ariko nta na rimwe nigeze mbona byinubira, nta na rimwe yigeze ambwira ati kuki, ngo mbone afite uburakari bw'abagabo babona barongoye umwaka washira agatangira gutera umugore hejuru. Oya, ntabwo ariko byagenze. Twahoraga, iyo twabyibukaga, iyo habaga umunani nyine ya tariki twashingiranyweho, yarambwiraga ati humura, Imana izaduha umwana. Rero ntabwo ariko byagenze muri twe. Muri 87 data umbyara yitabye Imana azize indwara ya diyabete. Noneho muri 91 ya ndwara nanjye iramfata, ndwara diyabete. Ndi umwana muto, nari umukobwa ukiri umugeni rwose. Iyo ndwara iramfata n'amagingo n'aya. Mba wa muntu witera ishinge nkiri muto. N'uyu munsi niko byagenze. Ubwo rero ntangira ibigeragezo byo mu isi. Nari nishimiye urugo cyane, nishimiye gushakana na wa musore nkunda, nawe nkunda, tunezerewe ku giti cyacu. Ariko Satani atangira kuzanamo ingorane n'ibigeragezo nk'ibyo by'uburwayi. Ntabwo byarangiriye aho, nabaye muri icyo kigeragezo cy'uburwayi kugeza muri 94, ubwo jenoside yabaga mu Rwanda. Noneho n'umubyeyi nari nsigaranye, mama nawe baramwica, n'abavandimwe wanjye benshi. Umuryango urahungabana cyane. Mukuru wanjye w'imfura witwaga Jennifer n'umugabo we n'abana 5, musaza wanjye Safari n'umugore n'umwana yaratwite n'ubundi w'incuke, baramubanje Dr. Butera Guillaume witwaga Sangara Felix n'umwana we Yake, abona mabukwe, abantu bose nakundaga mbona baragiye. Noneho hari n'abandi bana bari abaturanyi banjye b'umuryango witwaga kwa Rugema, nabo barabica. Abana bankundaga cyane, bakundaga kuza kunganiriza nk'umuntu uba wenyine utagira umwana. Jenoside irangiye, icyabaye nuko umutima wanjye warahabwe cyane. Numva na wa mwana najyaga asaba Imana, ko nababwiye ko ababyeyi bari barantoje gusenga. Wa mwana sinongeye kumusaba na rimwe. Nabwiye Imana nti nabo wari warantije, babakuru banjye bankundaga bazaga hano, n'aba baturanyi urabajyanye, none ngo jyewe ni nawo mwana uzamwihorere. Iyo ni isengesho nasenze rishobora kuba ryarakoze umutima w'Imana, kuko niroturuviye mu minsi mike cyane, mu kwezi cyangwa birakurikiyeho narasamye inda y'umuhungu wanjye w'ifura yababwiye. Imana
impa umugisha w'abana mu buryo ntatekerezaga, nubwo nari mbuze abo ngabo nakundaga bose, ariko nahise mbona abana. Nibwo nabaye umuntu. Nari namaze kuba sovaje rwose, numva ntakiri umuntu, nta rukundo ngira, numva nta kintu na kimwe kinshimishije muri jye. Ariko mbonye abana ntangira kugira umutima w'umuntu. Ndibuka ko nabyaye umuhungu wanjye mukuru, nkahita nkurikizaho n'uwundi undi mwaka rwose. Umwe namubyaye muri 1995, 1996 mbyara n'uyu wa kabiri. Bari nk'impanga, nabareze nk'impanga. Imana umumpa umugisha w'abana b'abahungu. Uru rugo turanezerwa, abantu barishima, amafete yahoraga hano, tunezererwa ko natwe Imana yatwibutse. Nka kwa kundi yibutse Sara n'abandi bose yagiye igirira neza, nanjye niko yanyibutse n'umutware wanjye duha abana. Ubwo rero maze kubyara abana 2 b'abahungu, muganga arambwira ati, madamu rero kubera uburwayi bwawe bwa diyabete, uretse kuzongera kubyara, ahubwo n'ubundi ubireke, nta mwana wundi ugomba kubyara, kubera ko ntabwo byagukundira, uri umurwayi, barakubaga, nta mwana wundi wazagira. Ndabyakira, n'umutwara arabyakira, twumva ko abo bahungu bahagije. Ariko Yesu ndamubashimira kuko ni umugabo w'igitangaza. Ni umugabo ubona ko ibikwiriye ibiha abana be. Ubwo nababwiye ko icyo gihe cyose nari ntaramenya Imana nk'uko bikwiriye. Nari umukristo ariko gusa, ariko udasenga by'ukuri, udafite n'agakiza muri we rwose. Ariko Imana ngo ivubira abeza n'ababi, yampayemo abana, aba bahungu banjye. Ubwo rero hashize imyaka 5, Imana impa agakiza. Agakiza nabonye gaturutse kuri mukuru wanjye. Hari mukuru wanjye wari warakijijwe, akirizwa mu itorero rya Zion Temple, akaza mpora iruhande anyigisha buri munsi. Uwo mukuru wanjye naramukundaga cyane kuko mvuye iwacu ndi umukobwa, naraje mbiwe, ambera mama, ambera byose. Rero naramwubahaga. Aranyigisha, arazambwira ukuntu amahoro, ati nubwo ufite amahoro mu rugo, nubwo ufite umugabo mukundana, nubwo bimeze gute, ariko ukeneye n'agakiza k'Imana. Ibyo ntibihagije. Anjyana mu rusengero. Njya mu rusengero, ntabwo nzibagirwa uwo munsi aho namenyeye Imana. Narize amarira menshi, sinari nzi ko ndi umunyabyaha, ariko icyo gihe nabonye ko ndi umunyabyaha pe. Imana irambabarira, nakira agakiza, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ajya mu bugingo bwanjye. Namwakiriye mu 2000, itariki 16 z'ukwa karindwi mu 2000 niho nakiriye agakiza. Kunda Yesu gutyo. Ndashimira cyane Apotre Paul Gitwaza wanyigishije nkamenya ko habaho indi Mana, habaho guhindukira k'umuntu. Uwo mukozi w'Imana aranyigishije, numva nanze ibyaha n'ibisa n'ibyaha byose, numva mbaye nk'uhindukiye rwose, kandi Imana ibifashamo. Ndashima Imana rero kuva icyo gihe nigira mu gakiza k'Imana, nimenyera Imana, nkunda Imana, ngendana nayo. N'urugo rwanjye hari igihe rwari serire, abantu bose ba hano ku Kimihurura niho ntuye, twasenganaga, bazaga gusengera hano. Imana iduha amasezerano, itubwira ibintu byinshi, kandi byose byagiye bisohora muri twe. Uru rugo rero kuva icyo gihe, umutware wanjye nubwo watarakijijwe, ari igihe babanje ako gakiza, yarazaga nawe akumva ijambo ry'Imana. Yewe agacyura n'abakozi b'Imana baje kutubwiriza,
agakora umurimo w'Imana mu byo yarashobojwe bwose. Ndibuka ko hari igihe kinini yajyaga ambwira ati nkabona yashyize nk'imyenda myiza rwose ku buriri, akambwira ati uze kuyitunganya neza, ujye kuyimeshesha, uzayishyirire uyimbera bariya bana musengana. Hari imirimo myiza yajyaga akora myinshi, Imana yarayibonye kandi nzi ko yayimuhembeye. Igihe cyarageze rero muri uwo mwaka w'ibihumbi 2000 maze kwakira agakiza, nigira mu gakiza rwose kimbitse. Ntabwo namenye igihe natwitiye undi mwana, ariwe mwana w'umukobwa mwabonye hano. Mbwira Yesu nti rero Yesu twumvikane, nakumenye, namenye ubwiza bwawe, namenye ubuntu bwawe, namenye kugira neza. Mfite abahungu 2, ntwita umukobwa, nizere ko ntwita umukobwa ari wumpaye. Kandi ko Yesu yabigenje, Imana impindurira igitsina rwose, haza umwana w'umukobwa. Dushima Imana, dushima Imana. Ubu nibwo namenye akamaro k'umwana w'umukobwa. Muri iki gihe, muri iyi minsi n'ibindimo, nibwo namenye ko kubyara umukobwa nabyo ari byiza cyane. Imana rero yagumije kunderera abana barakura. Yavutse muri 2001. Imana iraturera, iradukunda, itugirira neza. Ubwo twari twaravutse iwacu turi abavandimwe 10. Noneho Satani rero aratangira ati reka nze nkwereke. Abari basigaye batangira kugenda bataha. Ngira umubabaro mwinshi muri 2006. Mukuru wanjye nakundaga cyane witwaga Joy, yabaga i Nyanza. Imana iramucyura. Ariko hari ijambo ntababwiye, data nk'umukozi w'Imana ajya kuva mu isi arwaye arembye, yahamagaye umukozi w'Imana mugenzi we, aramubwira ati fasha gusenga, ati hari isengesho ushaka gusenga, ati abana banjye Imana izabana. Kuko papa yari umukozi w'Imana ujya mu ijuru pe. Ndamutangira ubuhamya, kandi ubuhamya bwe burahari hose i Nyanza aho yabaye. Abantu benshi bari bamuzi, bazi n'ubuhamya bwe. Abana barabasaba, basaba Imana ngo bazabane mu bwami bwo mu ijuru. Umwana we rero ugiye kwitaba Imana wese, Imana iramutegura, abona agakiza. Joy yari yarakijijwe, nuko ajya mu ijuru tumureba. Tumara igihe umubabaro mwinshi cyane. 2013 Satani aravuga ati reka nze nkwereke noneho ngo mukunda Imana, reka nze mbereke mbavuruge murebe. Ni ukuri iyo mvuga ubu buhamya nishimira Yesu cyane ko agira neza, ko iyo ntamumenya sinzi aho naba ndi uyu mwanya mvuga. 2013 umutware wanjye, foto ye mwazibonye, ari umugabo rwose ukomeye muremure w'igihangange. Ariko igitondo kimwe twari twicaye hano kuri baraza, arambwira ati numva akaguru kanjye kadakora neza. Nibaza ibibaye, biratuyobera. Ahagurutse ashaka nko kwikubita hasi, bivuga ngo yari afite ikibazo gikomeye cyane. Twaramufashe rero tujya kwa muganga, twagiye Nairobi, baramubaga ariko biviramo kumugara, akagendera kuri bekiye. Nta burwayi bundi yigeze agira mu buzima bwe. Nubwo bwaje gutyo muri 2013. Nijye wari umurwayi muri uru rugo, arijya avuza, arijya wari muzima pe. Ariko icyo gihe nawe ararwara. Umutima wanjye urababara cyane. Ndabaza ntese ubumana
k'uyu ari we wajya gukorera urugo cyane n'ibiki, kuko jyewe ntangiye kubyara nahise mva mu kazi nza kwirerera abana banjye n'igihe wabirereye nabonaga ari byo nkunze kandi bikadukundira. ubwo rero uwo mwaka umugabo ararwara, umutware wanjye ararwara, ariko ntiyagira icyababa muzima. Ndashima Imana ko icyo gihe yamwongeye iyindi myaka myinshi yo kubaho, imyaka igera kuri 7, avuye muri iyo operasiyo itari yoroshye, ariko yabayeho. Imana yashaka ko abana be babanza bagakura nawe akitunganya rwose. 2014 rero Satani ati ntawe nagiye ndacyahari. Ndibuka ko murabona kuba umudiyabetike mujya mubyumva, hari ibintu byinshi byangirika ku mubiri wawe. Amaso yanjye yari afite ibibazo, nasoma muri Bibiliya nkabona sinkibona, nareba muri telefone nkabona simbona. Ariko icyo gihe njya kwa muganga, hari abahinde bari baje hariya ivuriro ryitwaga Gware, ari iruhande rwo kwa Dr. Nyirinkwaya. Ngiyeyo bateganya ngo kuyabaga. Niko byagenze, bambaje ijisho rimwe ry'iburyo, iryo jisho bararyica. Ryari rizima njyayo, ariko ntabwo byongeye kubona kuva bambaga. Ijisho ryanjye rirapfa, noneho irizima rikajya irirwaye ririkurura, naryo ritangira kubona buke. Ubu mu ndeba mvuga ushobora kubabwira ngo sindeba mukayoberwa, ariko ukuri kw'Imana ntabwo mbona amaso y'umwuka niyo mbonesha, nkabona mu rugo rwanjye kuko mazi, n'abana banjye nzi, n'abavandimwe. Umuntu nari nzi wese ndamubona, ndamumenya, ariko abandi ntabwo mbamenya. Ndababara na Nepo uri wumvugisha ntabwo muzi. Ni agahinda rero kubaho utabona. Ubwo bifata kuva muri 2014, ariko ndakomeza kuko nzi Yesu namenye. Ntabwo akangwa n'ibyago, ntabwo akangwa n'ibigeragezo. Ni umubyeyi mwiza pe. Nanjye rero Imana yampaye ikintu cyitwa kwihanganira ibingerageza nuko byaba bimeze kose. Ubwo 2014 ivuyemo, 2015 wa mukuru wanjye nababwiye nabaye iwe yari yamperekeje tujyana umutware kwa muganga Nairobi. Avuyeyo nawe ajya gusura abana be bigaga mu mahanga i Burayi. Kuva hagera ntabwo yongeye kugaruka, yarageze asanga ararwaye nawe. Ni ukuri yagarutse, Imana yaramutugaruriye kugira ngo adusezereho. Twamaranye amezi 2 twebwe abari inaha, nawe yitaba Imana tariki 3 z'ukwa munani mu 2015. Ngira umubabaro mwinshi mu mutima, numva simbyakiriye, ariko Yesu arambwira ati komeza, guma wakire. Hari akantu umuntu yigeze kunyoherereza kariho imisaraba myinshi, noneho buri munsi nkumva ari umusaraba wanjye ugiye guhita. Buri munsi umusaraba wanjye ugahita, ubona ubundi umusaraba. Ntabwo Satani yishimye, ntabwo yarekeye aho. 2017 hari mukuru wanjye wari umwana mwiza cyane, yabaga muri Canada, yitwaga Foibi. Abantu benshi bari bamuzi. Yazaga inaha wabaga ari umunezero kuri twe abavandimwe be.
Fayibi nawe inkuru y'incamugongo nawe bati arapfuye tariki ya mbere y'ukwa kane muri 2017. Wa mubabaro wanjye wiyongera ku wundi, ariko Yesu akankomeza pe, Yesu akankomeza. Hari indirimbo mfite yanjye mu mutima yitwa Yesu aramfata, ari nako icyumba cyanjye cy'amasengesho cyitwa Yesu akamfata pe, akankomeza nkayoberwa ufata waturutse, nkumva mfite umunezero. Ubwo muri uwo mwaka 2017 tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2017, nabwo muramu wanjye wari nka data bukwe wari warareze umutware wanjye yitwaga Bediseforiye, nawe ati ndatashye, nawe yaramenye Imana. Na Fayibi uwo mukuru wanjye nawe yatashye atubwira ati fashe ku gishura cya Yesu, nawe arataha. Na Beda arataha 2017. 2019 tariki ya mbere y'ukwa kabiri, muramu wanjye umutware wa mudamu mukuru wanjye nababwiye bandeze, uwo muramu wanjye nabaye iwe mu rugo, nawe aratubwira ati murabeho ndatashye. Nawe ava kuri iyi si, yitwaga Manasi Karangwa. 2020 tariki 3 z'ukwa gatanu bimbera noneho ibindi, na wa mutware wanjye nakundaga nawe arataha. Ndushaho kwegera Yesu cyane no kumufataho mu buryo bukomeye cyane, mbwira Yesu nti komeza umbere Imana. Bibiliya iratubwira ngo Yesu n'umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi, nahise musaba kumbera rwose umugabo na se w'abana banjye, araza arabidukundira arinjira pe. Uyu munsi umutware amaze amezi 8 agiye avuye muri iyi si, ariko nta kintu na kimwe cyo kuri iyi si ndumva twari twamuburana, twari twabura. Yesu aturi iruhande, Yesu aradukunze, Yesu aratwishimira, Yesu adukorera byose bishoboka. Abana banjye bariga, nta n'umwe wigeze ava mu ishuri, baragumije bariga. Uwarangije arakora mukuru, abandi bariga kandi mbanye nabo mu mahoro cyane. Ndashima Imana kubw'abana beza Imana yampaye, abana b'umugisha. Marigre nubwo nababonye nkinze, ariko bambereye umugisha cyane. N'abana twumvikana, turubahana, turakundana, barantunganya nkuko bari bazi ko nkunda kwitunganya. Sishobora gusohoka mu rugo batantunganije, nk'iyo ngiye kwa muganga ko ariho nkunda kujya. Niba abana bampora iruhande rwose, na wa mwana w'umukobwa namenye agaciro ke, niwe turarana, niwe rwose nkorera byose. Rero ndashima Imana kubwabo cyane. Imana yarakoze kubama. Nkashima Imana ku bavandimwe Imana yampaye basigaye. Mfite abavandimwe b'umugisha, iyo bumvise ngo hari akantu kambayeho baza biruka bose. Ndabashimira cyane, ndabashimira kubera urukundo rwabo, ubuzima banyereka iteka. Imana yo mu ijuru ijye ibampera umugisha. N'umuryango nashatsemo ntabwo wigeze undeka, abana basigaye ni nk'abana banjye bahora hano, nabo Imana ibaha umugisha cyane. Unkunda wese Imana imuha umugisha. Ndashima Imana rero cyane, ni Imana itagitererana abayikunda. Yesu n'umugabo ugira neza cyane cyane.
iyo umwishingikirijeho, iyo uzi ko nta wundi ufite, umurebaho gusa akubera byose. Nanjye ni byose kuri jye, arankunda, aramfashe nk'uko indirimbo yanjye ya Yesu aramfata nkunda cyane. Yesu aramfashe, arankomeje, nta kintu na kimwe namuburanye. Hano ndi iwanjye, nta kibazo na kimwe mfite rwose. Gusa ikibazo mfite ni ukuzagera mu ijuru gusa. Nicyo ndwanira, nicyo mparanira, ni ukuzabona abanjye ku maso ku yandi, nkabona umwami wanjye, nkaramukanya n'abatubanjirije, tukaririmba za haleluya. Nicyo cyonyine nishimira kandi isaba Imana ko igihe cyacyo nikigera izanyura mu bayo. Murakoze rero abo twabanye, abagezaho ubu buhamya bwanjye. Ndi umumama unezerewe rwose, ntabwo niyita umupfakazi. Ni izina nari nzi ko ritazanashyikira na rimwe, kuko nari nzi ko ari jyewe urwara, umutware wanjye ari muzima. Nari nzi ko nzamusiga kuri iyi si, ariko niwe wabanje, niko Imana yari yarabigennye. Ariko ndashima mu bupfakazi, ndashima uwo mwami wanjye cyane, kuko ari kumwe nanjye iteka ryose, kandi azabana nanjye, azanderera nkuze, shingize rwose n'abuzukuru mbabone. Ibyo nibyo nasabye Imana mu buzima bwanjye, izabinkorere. Ndabashimye namwe mwampaye ikiganiro. Imana iduhana umugisha hamwe. Murakoze. Wahirwa uyihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu muryango nubwo wahuye n'ibibazo bitandukanye, ibizazane bya kenshi mu minsi itandukanye, mwabonye ko nubwo bimeze gutyo barashima Imana. Icyo bashyize imbere ni ugusenga, bizera yuko Imana iri hejuru ya byose. Twagira ngo tutarasoza ikiganiro neza, hari abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo mwahuye nabyo, birashoboka, kuko ntabwo byashoboka ko ari we wa nyuma, si nawe wa nyuma, ibyo byose hari abandi. Aho ugasanga barihebye, bamwe ugasanga bashatse gufata inzira zo kwihora. Tujya tumva benshi kumva ngo yahuye n'ibibazo ngo biramurenga ariyahura, ariko mu maso ko bigaragara, nubwo agahinda katabura, urakomeye kandi uvuze ko ushima Imana. Twagira ngo ugire inama abo bantu bihebye, bahuye n'ibibazo bitandukanye nk'ibyo wanyuzemo, ubahumurize muri kano kanya. Nibyo koko, burya kwemera ibigerageza umuntu, ntabwo abantu bose bateye kimwe, ariko ndababwira ko ni ukuri ubuhungiro ni kuri Yesu gusa. Iyo ufite Yesu akumara umubabaro, iyo ufite Yesu nta nubwo ubibona, byose ubibona nk'aho bitariho, kuko ufite Yesu. Ndabingingira muntu wahuye n'ibigeragezo n'uwo bizashyikira, uhanga amaso ku mwami wawe gusa. Yesu aragufata akagukomeza pe, kandi byose bigashoboka, bitashobokaga ariko bigashoboka. Uwo mwami, ubuhungiro ni kuri Yesu, nta kindi nababwira. Ubuhungiro ni kuri Yesu, niwe byose, niwe, yewe sinzi uko nabibabwira. Yewe niwe ufashe ubugingo bwanjye, nabusize mu maboko ye. Imana iduhana umugisha. Wowe ufite ibibazo, wowe ufite intambara zitandukanye, wowe wihebye, uri mu kaga gatandukanye, ufite ibibazo, ufite intambara, wahuye n'ibyago, Kristo niwe murengezi wawe, Kristo niwe wakuruhura. Va mu byo uri kwibwira, urihebye, uri gushaka izindi nzira zakumara umubabaro. Hari abagenda bakajya kunywa itabi ngo niryo ryatuma basinzira. Hari abagamba bati ninjya kunywa inzoga nyinshi cyane nizo zatuma nsinzira, nkabona ibitotsi nkumva ndutse mu mutima. Icyo ntacyo cyakumarira, nta naho cyakugeza. Igifite agaciro ni ukwegera Imana.
kuko ijambo ry'Imana ngo nimwegera Imana izabegera. Igifite agaciro ni ukwegera Imana, ntabwo ari kujya kwiyahuza inzoga, ntabwo kujya kwiyahuza itabi n'urumogi. Oya, nimba ari ukwiyahuza itabi cyangwa se urumogi cyangwa inzoga, va muri ibyo byaha. Yesu araguhamagara, ngwino. Yesu aragushaka, ngwino akumara umubabaro. Niwe se w'imfubyi, n'umugabo w'abapfakazi, abadafite shinge na rugero. Abo bose iyo begeye Yesu arabahumuriza. Ubuze ibyiringiro mu mutima, ariko Yesu yaguhumuriza. Urumva ufite agahinda kenshi cyane, Yesu yakumara agahinda. Turabwira umuntu wese dukurikiye, nuzadukurikira, nuzadutega amatwi, Yesu niwe wenyine wakumara agahinda. Turagira ngo rero mwabyumvishe yuko afite ibintu byinshi cyane muri we, n'ubu umwanya ari mutoya, ariko tuzongera dusubire. Waba wifuza inama zihariye, ufite intambara zitandukanye, ufite ibibazo, ufite intambara, twagira ngo atange nimero ya telefone ku muntu umukeneye, wifuza ko yamugira izindi nama z'umwihariko, azamuhamagare amufashe. nimero yanjye ni 0782 63 66 04. Banyita Josephine Mutesayire. 0782 63 66 04. Uzaze tuganire, nkubwire uko Yesu agira neza. Iyo ninye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongeye kuneshwa, Yesu ntiwumfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Urukundo rwanjye ruke nirwo mufata, uwo mwami sinamugundira ubwanjye, Yesu niwumfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyandeka kuko ankunda, nubwo ndi mubi, anyishimira ko nduwe, iteka aramfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro, iteka aramfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, nshuti nziza, wowe udukunda tudakwiriye, turi abanyabyaha, wowe ugendana natwe umunsi ku wundi, wowe mahoro yacu, wowe byiringiro byacu, wowe ntabwo tuzi uko twakuvuga data. Icyo tuzi ni uko uri muri wowe aba ari muri mfite byose.
ndagushima kuri uyu mugoroba mwiza, ndagushima kuri aba bene data iyi TV yashatse ko tuganira. Ndabasabira umugisha Mana, ni ukuri ibyo bakora byose uzabiha umugisha Mana, amaboko yabo uyagure bigeze kure Data. Kandi mwami wanjye ndasabira abababaye, abari mu kaga, ndasabira abapfakazi bagenzi banjye gukomera ku Mana, bakareba kuri Yesu gusa, kuko umurebyeho ntacyo abura na kimwe. Barebe kuri Yesu, bareke kureba ku by'isi, bareke kureba kundi muntu, ahubwo barebe kuri Yesu wenyine, kuko ariho bazakura ubutsinzi bwo kunesha kugeza igihe nabo bazasangira abatwari babo. Uturindira abana, uturindira igihugu. Ndasenze cyane kubw'iyi corona virus iri muri iki gihugu. Ni ukuri Uwiteka ukore nk'Imana, iyi covid ishire. Imana yonyine tuzi ko ari wowe ugira neza. Abanyarwanda ubarinde, isi yose uyirinde, uduhe umutekano wacu, uduhe kongera kumva turi abantu, kuko abantu bose bafite ubwoba, ubwoba mu bantu, kandi utugire neza Data. Uyu mwaka uzatubera uw'umugisha, ntuzase niyo twahise itambutse Mana. Uzaduha umwaka udasanzwe w'amahoro n'amahirwe no kuguma kuri Kristo cyane, kumutumbira tukamurebaho. Nibyo nsenze kandi nizeye ko ariko bizagenda, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.